nta gitangaza ku muntu uhagaze yagwa, igitangaza ni uko waguye yabyutse. Ubundi se n'indugwa nongere mbabwire ngo si cyo ngo antikristo ngo ni papa, reka mbabwire ngo yaba we cyangwa si we. Umuntu wese urwanya agakiza ka Kristo na antikristo. Ngiye mvuga Imana nkumva mbuze umwuka, nkumva navuze induru ngataka, mbega isezerano ryera, mbega isezerano rishya. Rero mubonye urwaho ngo runaka yaraguye aramaze, wowe ubonye waguye umubonye urihe ko umuntu amenya umunyamubiri ari mu gihugu cy'abanyamubiri? Ijwi ry'umukanguzi. Suje mu izina rya Kristo Yesu, mugire amahoro n'ihumure bibonerwa muri Kristo Yesu. Ni mwene so Aniseti niyo mugabo, nanone tubashimiye ko mukomeje gukurikirana ijambo ry'Imana. Yesu abaha umugisha. Uyu mwanya ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana, ariko reka dutegure imitima yacu tubanze dusenge. Shimwa mwami wacu Yesu Kristo, ushimwe kubw'urukundo rwawe wadukunze kera, habwa icyubahiro kubw'amaboko yawe akomeye watugaruje twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro ukaduha ubuzima. Turagushimiye ko urupfu rwacu warukubitishije umuzuko, ibyaha byacu ubyicisha imbaraga z'umusaraba, hanyuma ubwandure bwacu ubweresha amaraso yawe. Izina ryawe nirihimbazwe. Tubaye urubyaro rwera rushimwa n'Imana kubw'isezerano ryawe tubonera mu gucungurwa. Turagushimiye. Uyu mwanya ndasenze kugira ngo ijambo ryawe rihembure ubugingo bw'abakwizera, rihembure ubugingo bw'abataramenya ukuri kw'ijambo ryawe, kugira ngo babyarwe naryo. Kandi mwamenya gora ku ngoma, ndakwinginze nciye bugufi imbere yawe, kugira ngo icyo ntumye kuri aba bantu aricyo ushyira mu ijambo ryawe, kugira ngo bacyumve, kugera ku munsi wo kuvuga ku ijwi ry'impanda iri jambo ryawe ritubere impamba n'impemburo, kugira ngo nyaguhora ku ngoma uzasange tukiri maso. Mu izina ryawe Yesu tubisenze twizeye ku bwa Kristo umwami wacu n'iteka ryose, amen. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo tubumbure Bibiliya dusome mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ariko abafite Bibiliya nini ari urupapuro rugabanyamo isezerano rya kera n'isezerano rishyamo kabiri, rwanditseho isezerano rishya. Nshaka ngo iryo jambo naryo tubivugeho, isezerano rishya. Turasoma ubutumwa bwiza nanone bwanditswe na Matayo, igice cyaho cya mbere, umurongo wa 20, dusoze n'uwa 23. Matayo igice cya mbere umurongo wa 20 dusoze n'uwa 23. Ndagira ngo tuganire ku isezerano rishya. Yesu abaha umugisha. Aravuze ngo akibitekereza, marayika w'umwami Imana amubonekera mu nzozi ati, Yosefu mwene Dawidi witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari y'umwuka wera. Murongo wa 21 haravuze ngo azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. 22 nuko ibyo byose byabereyeho kugira ngo ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo, dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu, azitwa Emanueli, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Reka mbigombe nanone mu byimbo byanyu mbasabe dusome igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cyaho cya 7 umurongo waho wa 14. Yesaya igice cya 7 umurongo waho wa 14. Reka dusome. Haravuze ngo nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ari we uzabihera ikimenyetso, dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, amwita izina Emanueli. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Nshuti z'umusaraba, dushimiye Imana ko ikikomeje kurinda ubugingo bwacu, dushimiye Imana ko ikiduhaye umwanya wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, dushimiye Imana ko twitirirwa urubyaro rwayo rwera kandi turi bo. Ijambo ry'Imana rirabivuga ngo bamumenye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa no kuba. Ni amagambo abiri, hari abitwa icyo batari cyo, ariko hari n'abari icyo bari cyo. Twebwe rero twahawe kwitwa no kuba abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Iri jambo ry'Imana ndagira ngo turikuremo ijambo rivuga ngo Emanueli. Emanueli mu rurimi rw'Ikigiriki ubisobanuye ni ijambo rivuga ngo Imana yiboneye ubuturo. Hanyuma iyo urikuye mu Kigiriki ukaritwara mu Kilatini
bahita bavuga ngo ni Imana iri kumwe natwe, kuko iyo utuye muri twebwe iba iri kumwe natwe. Imana ishimwe. Kandi ni isezerano Imana yagize, yavuze ngo nzaba muri bo, nzagendana nabo, nzatura muri bo, bazaba ubwoko bwanjye nanjye mba Imana yabo, bazaba abahungu banjye n'abakobwa banjye. Nkunda urukundo rw'Imana uburyo yagiye yivugira mu isezerano rya Kristo. Aha dusomye hari urupapuro rubanjirije ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo rwitwa isezerano rishya. Iri sezerano rishya abahanga baravuga ngo ni urugabano rw'isezerano rya kera n'irishya, kandi koko nibyo. Ariko kandi tugaruke, iri jambo isezerano rishya bisobanuye iki? Birasobanuye ko hariho irya kera. Niwumva igishyashya wumve ko n'igishaje gihari. Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ngo iyo rya sezerano riza kuba ryinonosoye ntihajyaga kuba hakwiriye kuza irindi sezerano. Icya kabiri, Bibiliya Pawulo abwira Abakorinto yarababwiye ngo iyo igishyitse gishyitse ikidashyitse gikurwaho. Wakibaza ikidashyitse cyari iki? Yari amategeko, kuko Bibiliya iravuga ngo Mose yazanye amategeko ariko Kristo yazanye ubugingo. Imana ishimwe, kuko amategeko arica, hanyuma umwuka wera w'ubugingo ukabeshaho. Isezerano rishya ribanzirizwa n'irya kera nk'uko bamwe babivuga, abahanga bavuga. Isezerano rya kera ni isezerano rishya rihishwe, isezerano rishya ni isezerano rya kera rihishurwe. Guhishurwa icyiza kirishya rihishuranwe n'urundi rubyaro rutigeze ruboneka mu isezerano rya kera, ko harimo ijambo Yesaya yavuze ngo Imana umukiza w'abanyamahanga, avuga ko n'abanyamahanga bazakira ubucunguzi bubonerwa muri Kristo Yesu, nubwo Abisirayeli batigeze babaha umuryango mu miryango 12, ariko mu rubavu rwa Kristo rutoborewe inyabihanga ku musaraba habonetsemo umuryango, habonetsemo inzira, natwe twinjiza twemererwa kwinjira hera. Imana ishimwe. Nubwo mu rusengero rwa Yerusalemu nta muririmbyi w'umunyamahanga waharirimbiraga, ariko uyu munsi mu rubyaro rubarirwa muri Kristo Yesu, Imana ishimwe, tuzaririmbana n'abera. Nkunda indirimbo 3 zijya zivugwa muri Bibiliya zizavugwa mu gihe cy'itorero cyo gutaha kw'itorero. Hari indirimbo ya Mose, hakaba indirimbo y'umwana w'intama w'Imana, hakaba n'indirimbo y'Imana. Niba ari ibihe nkumbuye inshuti z'umusaraba, niba ari ibihe binkumbuza ijuru, nkarikunda ntararigeramo, nkarirota ndasinziriye, nkarireba ndakanuye, iri juru ndarikumbura, ngakumbura umunsi w'ijwi ry'Imana. Imana izaba iri kuturirimbira. Njya ntangara iyo turirimba tuvuga Imana, tukavuga imirimo yakoze. Iyo turirimba dushimira Imana ibitangaje yadukoreye, nkagira amatsiko yibaza ni Imana izaba ivuga ngo ikiri kuturirimbira. Nkumbuye content izaba iri mu ndirimbo y'Imana. Ariko Mana, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, nta marira azaba mu ijuru. Iyi kuzo ni umwenda utarigeze udoderwa mu isi. Ikintu kiri mu ijuru cyakorewe mu isi ni kimwe, ni inkovu za Kristo gusa. Iyo niyo made niyo mu isi, nta kindi kiri mu ijuru kigeze gikorerwa mu isi. Inkovu za Yesu ziri ku biganza nizo zonyine zakorewe mu isi. Ariko Mana, ubu hari ibimeze bite? Imana yarabivuze ngo iby'amaso yanyu atigeze kureba, iby'imitima itatekereje, n'ibyo ubwenge butigeze bwibwira, namwe nimurebe ibyo mwatekereje, ibyo mukeka n'ibimeze bite. Imana ntibiri mu ijuru. Nimurebe iryo juru mbera b'Imana. Abantu benshi mujya muvuga ngo muzagera, ngo nimugere ngo muzabaza Imana. Nta kibazo, ni seti nzazamuka nazajya kubaza Imana. Impamvu uzabaza Imana nuko ibibazo bizaba bitarangiye. Nta kibazo nzabaza Imana. Kuzamurwa kw'abera bizaba birimo ibisubizo by'ibyo mwibazaga byose, ku buryo muzagerayo ubwenge bw'ibibazo buzasigara mu isi. Tuzaba dufite ubwenge bwo kunyurwa n'imirimo y'Imana gusa. Hari abantu bavuga ngo muzahoberanya, ngo imisa y'itatu, ngo imisa ya 20. Reka da, uwo mwanya se muzabona, muzareba Imana, mwigendere turebe Imana. Ariko Mana we, nzakureba nukuri. Yewe yaravuze ngo nzakureba nambaye undi mubiri n'amaso yanjye. Shimiye Imana ko nta muntu uzayirebera undi, nta muntu. Ariko Mana, Imana ishimwe ko nta muntu uzambwira ngo wahageze icara utegereze ibyo ivuga ntayireba. Nzayireba, nzamureba
hari umuvandimwe witwa Eliya waririmbye iyi ndirimbo aravuga ngo nzayireba. Imana imuhe umugisha, Imana imuhe umugisha. Isezerano rya kera nari mbikuriye kuki? Ryari umupaka w'abanyamahanga. Isezerano rya kera rikaba kurobanura kwa bene gihugu kuri kavukire ya Isiraheli. Isezerano rya kera ririmwe amahirwe n'umugisha w'imiryango 12 ibonerwa muri Yakobo mwene Isaka, Isaka mwene Aburahamu. Isezerano rya kera ririmo kuvuma Ishimayeli mwene Aburahamu wavutse kuri Hagari. Ishimayeli n'umwana uvuka mu rugo rwa Aburahamu. Ajya kuvuka ntiyigeze abisaba, ntabwo yigeze abwira Aburahamu ngo mbyara. Yaturutse mu intege nkeya zo gucogora kwa Sarayi, aravuga ngo sintegereza Imana izaturutse isezerano muri nge. Arangije aravuga ngo Aburahamu byarana n'umujakazi Hagari. Hagari ntiyari yaraje mu rugo rwa Aburahamu kuhakura umwana, yari yaraje gukora. Gucogora kwa Sara bitera Hagari urushyi. Hagari arashushanya umugore w'ishoreke, Sara agashushanya uw'isezerano. Ariko kandi kuba ishoreke kwa Hagari ntabwo yigeze abishaka, ko ntigeze arambagiza Aburahamu. Yari umunyegiputa nibyo, ariko wikorera akazi mu rugo rwa Aburahamu atigeze ahitamo kuba icyo Sara yamugize cyo. Bivuze ko gucogora kwa Hagari siwe wabigizemo uruhare. Bera b'Imana, kuba abanyamahanga kuri twe si twe twabuze ngo tuvuke tutavukiye muri Isiraheli. Byarurubwa ku Bisiraheli ariko bikaba fiyeri ku banyamahanga. Imana ishimwe. Ishimayeli igihe kimwe cyo gucuka kwa Isaka ngo araseka, asetsa arabizira. Umugore wabyutse mu gitondo akabwira Aburahamu ngo tera indumusha. Arabyuka abwira Aburahamu ngo senda umwana na nyina. Aburahamu ntiyagize umwanya wo kujya kubaza Imana mu gihe Sara amubwiye ngo ryarana na Hagari. Ntabwo yigeze abaza Imana ngo mbigenze gute. Ariko mu gihe Sara amubwiye ngo senda umwana na nyina, ajya kubaza Imana, ayigeze imbere irantangaza. Imana iramubwira ngo amambere wumviye Sara utera inda Hagari, n'undi mwumvira afite uruhare muri urwo rugo kuko si wowe urutekerereza. Waracogoye mu isezerano n'ubundi mwumvire wirukana umwana na nyina. Aburahamu aragenda asenda umwana na nyina, abwira Hagari ngo taha, abwira Ishimayeli ngo genda. Ishimayeli akangurwa, azinduka, atungurwa n'igitondo cyo kwirukanwa mu rugo rwa se arirwo avukamo. Reka yirukanwe, isezerano ry'Imana rimwita umusenyi, Isaka rikamwita inyenyeri. Muri mwe ntawe urakagirira umusenyi imbabazi uri kugenda hejuru. Isuri riwutembana nturawutabara ngo uritege uvuge ngo isuri rirawujyanye. Nta n'umwe wigirira imbabazi, yari urubyaro rwo ku musenyi. Isezerano rya kera ritwita umusenyi. Isezerano rya kera ritwita abanyamahanga. Isezerano rya kera ritwita abatari ubwoko. Isezerano rya kera ritwita inyamaswa. Isezerano rya kera rikatwita abapfu. Birivuga iki? Ravuga ngo mwari mupfuye, already turi abapfu, muri abanyamahanga, muri abashyitsi n'abasuhuke ku masezerano. Ariko isezerano rishya rije ritwita urubyaro. Isezerano rishya ni iki? Ritangirira he? Isezerano rya kera ni rishya, urubibi n'umupaka. Ikiraro gihuza isezerano rya kera n'irishya ni umusaraba. Ko isezerano ry'ibitambo mu mategeko ya Mose, cyangwa amategeko y'ibitambo mu mategeko ya Mose, umurimo w'igitambo warangiriraga mu rupfu rwacyo. None mu rupfu rw'igitambo niho havagamo gukira cyangwa se gukizwa kw'abantu batambiwe igitambo. Noneho iri sezerano rishya umupaka waryo n'uwa kera ni mu musaraba. Ku musaraba niho Yesu aziye, kuko imirimo yose Yesu yakoze atarapfa yayikoreye mu isezerano rya kera. Yarindiriye amategeko, abwiriza ageze imyaka 30. Abafarisayo bari bamwemereye ko azabwirizamo, ko niho hari umuntu wari ushyitse. Yagendeye ku myaka 12, irasobanuye ngo ni ubukure bw'umuyuda nyakuri. Atagize imyaka 12
n'ibiri ntabwo yari kujya kwiga inyigisho z'umuyuda nyakuri, ntabwo yari kujya kwiga imana y'Abisiraheli. arindiriye 12 ajya mu rusengero i Yerusalemu. ahageze bemeza ko ari we Mesiya, asanga y'intebe ye. ariko mana, shimiye Yesu uzi icyicaro cye, n'uyu mwanya amenye intebe ye, mu mutima wawe amenye umwanya we, mu rugo rwawe Yesu amenye umwanya we. ahageze arahicara. nigeze nabaza Abisiraheli, turi muri Isiraheli, mbaza umugabo umwe ndamwira nti wowe ko ari amateka y'iwanyu, hari ikindi gihe wigeze wasoma ko Yesu yigeze Plito Yesu ataraza ngo yicare kuri iriya ntebe ibyo mwita imikino y'abana? hari undi muntu wayikiniyeho aravuga ngo kuva intebe ya Mesiya yaterekwa mu rusengero rwa Yerusalemu nta wundi muntu wigeze uyikiniraho, ntiyimurwaga ngo iterurwe, yabaga aho ngaho. ariko Imana ni igitangaza ngo ni Yesu wenyine waje ngo akinira kuri iriya ntebe ayijyaho. ikintu yambwiye gitangaje ngo nuko n'abarinzi b'inzu y'Uwiteka, abatambyi bamuvugishaga, ntibigeze bamubwira ngo haguruka kuri iyo ntebe si iyawe, ahubwo ngo bamuteze amatwi bakajya bibaza ngo amagambo uvuga aturukahe. Korani ni sura ya 3 ibivugaho kuri aya ya 45 surati y'Imran. yarabivuze aravuga ngo no ku murongo wa 47 ngo no mu bwana bwe cyangwa mu buto bwe ngo azavuga nk'abantu bakuru. ni iryo sezerano risohorera Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yarabivuze. yari umukuru ayishi w'umwarabu, ariko yarazi amateka y'Abisiraheli ko Muhammad yashinze umusigiti bwa mbere i Madina, niho i Mediane Abisiraheli babagayo, hari abayuda benshi. yarabivuze ngo no mu buto bw'uwo mwana azavuga nk'abantu bakuru. none ku myaka 12 ya Yesu 12 aricaye avuga amagambo y'ubwenge. baramubaza ngo wigishijwe nande? igitangaje yabivuze yari yaheze Mariya, yatakaye Mariya. aje kumushaka aramubwira ngo ko wari waheze. abari mu nzu baramubwira ngo haze mama wawe na papa wawe baragushaka. arababwira ngo abwira Mariya. Mariya yaramubonye aramubaza ngo waruriye. nibwo hasohoye ijambo Simiyoni yavuze aterura Yesu ku munsi wa 8, avuga ngo urasezerera umugaragu wawe ntahe. yabwiye Mariya ngo nawe inkota izagucumita mu mutima kubw'uyu mwana gusa. umwana atakaye inkota ya mbere yanyuze Mariya mu mutima. aravuga ngo umwana uragiye. yarazi ko hari abamuhiga, muribuka Herode amuhiga, kandi abahiga Kristo bari bagihari. nubwo Herode kumuhiga bitari bikiri kumugaragara, ariko bamuhiga bari bagihari. Mariya imunyuze mu mutima araza n'agahinda, aramubwira ngo wahoze ko twagushakaga. aramubwira ngo ntimuzi ko binkwiriye kuba mu nzu ya data. abenshi bari kwibaza ko se Yosefu iyo ujyayo, ariko kuba mu nzu ya data birankwiriye. mbere mu isezerano rya kera subiye inyuma, iminsi mikuru 3 yajyanaga Abisiraheli mu rusengero rwa Yerusalemu. munsi mukuru w'ingando aricyo gihe bizihizagamo gutaha urusengero rwa Yerusalemu. 2 umunsi wa Pasika. 3 umunsi wa Pentekote. Pante biravuga ngo ni 50. iyo konte ni nko kuvuga juste twebwe iyo tubivuga iri kontre mu gihe bureya ni nko kuvuga guhuza. niyo mpamvu kuri Pentekote Abisiraheli Plito abigishwa bari mu mwanya umwe mu cyumba kimwe ngo bahuje umutima. ako ko guhuza muzi iri jambo abize ubumenya muntu, abize biology muzi ko kanseri ntabwo ari indwara imwe. baravuga ngo ni uruhurirane rw'indwara zahuje zikiremamo virusi bakayita kanseri. iyo kanseri iri kanseri n'ubundi byo guhura ko guhuza, ni naho duturutse ijambo bita konseri cyangwa konseye. ni uguhura. niyo yaba umuntu umwe ugukonseye uguha inama gusa, ntabwo ari uguhura. ntabwo Bibiliya ishaka ko duhura, n'Imana nishaka ko duhura gusa. irashaka ngo duhure, nitumara guhura duhuze. Imana ishimwe. abizera bahure, nitumara guhura duhurize kuri Kristo Yesu.
imana ihabwa icyubahiro. Iki nyivugiye iki? Kuri Pentekote abisirayeli barazaga ariko bagahuza uburyo bwo kuramya no gushima Imana, bagafata imiba bakayizunguza bakavuga ngo uri Imana yaduhaye kweza, uri Imana yaduhaye umwero. Aho niho mukwiriye gutangira ibitambo by'amaturo ibya 10 n'ibindi mugashimira Imana, mukagenda mugafasha n'abandi batishoboye. Hari ikintu cyabaga kuri Pentekote nkunda, nta muntu wajyaga kwizihiza Pentekote i Yerusalemu hari umuntu umufite idene yananiwe kuri muha, yabaga ategetswe kubanza kujya kumubwira ngo ndaguhariye, ndakubabariye, akamuharira imyenda. Niyo mpamvu mu isengesho Yesu yigishije abigishwa musanga mu ijambo rivuga ngo duharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo. Imyenda yacu yari ihame ry'abaje gusenga i Yerusalemu. No muri Pasika niko byabaga bimeze. Igitangaje, nta muntu n'umwe ukora umurimo i Yerusalemu wabaga yemereye kuhishyuriza umuntu wamusanze. Ariko uyu munsi mutegera abantu ku muryango w'insengero, umuntu agufite ideni umwishyuriza ku rusengero ntashobora kuza gusenga. Icyo gihe uba ukumiriye abaza gusenga, ukaba inzitizi y'icyaha yimira abantu mu rusengero. Ariko mwarakabye, hari n'abantu bishyuriza mu ariko mana, Imana iturengere tuzahure duhuze. Yerobowamu yaradufashe. Yerobowamu yakoze ikintu gikomeye. Abisirayeli bajya mu Yerusalemu bene Kora, aravuga ngo nibahura bazahuza, reka tubatege intumbi bazajye ariko bahumanye. Bazajye bajya ariko bahumanye, tubatege n'abanyakibembe nibahura nabo bazajye bahumanye, babe igitutsi mu maso y'Uwiteka. Bene Kora babonye abanyakibembe baravuga ngo ubwo tubonye uyu munyakibembe ntitukigiyeho kugira ngo tube igitutsi mu maso y'Imana, twagiye gusenga twasubirayo tukitahira. Yesu yavuze ijambo rijya rintangaza, yaravuze ngo nujya gutura ituru ngo ukibuka ko hari umuntu mufitanye ikibazo, ngo ubanze uritereke hasi, azi kurijyanye utagaruka. Yaravuze ngo risigaho ugende, noneho nugaruka uriterure ujye warisubiza mu giseke. Ariko Yesu ni igitangaza, ntabwo ashaka amaturo y'abantu bahumanye. Twebwe kuko turi amadini tuzabigisha gutanga kugira ngo izo income ziboneke, ntacyo bidutwaye kuko idini rishaka amaturo ntirishaka abantu. Ubundi se rirashaka abantu rizajyana. Itorero niryo rishaka abantu kuko ryo rizagenda, ariko idini rizasigara mu isi. Rero icyo mvuga ni iki, uyu munsi ari abantu mutagikora umurimo mu nzu y'Imana, ngo nuko ngo ibya 10 babikoresha nabi, ngo abapasiteri barabirya baramaze. None se ubundi inzu irarya? Urusengero se rubigire bite? Wowe kora umurimo utegetswe, ntabwo ushinzwe kugena iby'imirimo wakoze icyo bikora. Hari abashinzwe kugena imirimo y'amaturo, si wowe ubishinzwe rwose. Aho kugira ngo Imana izaguhore ngo ntiwakoze, izaguhore basi ko wakoze bakabirya, ubwo si Imana izakiguhora, izabahanire ko babikoresheje nabi, ariko ntizakubareho kutakoze. Kuko twagize ibibazo tubanza mu idini mbere yo kubanza muri Kristo. Abenshi mugira n'ibigure kambivuge wenda naruhuke, sinzi impamvu biri kuza. Nimwumva umwigisha David akajya mu bindi nimukagire ngo nuko ibyo yasomye tutabivuga, ahubwo hari icyo umwuka bari kuvuga. Bantu benshi mugira imibigwi, njya mbona abantu muhaguruka, nukuri Imana ibaha umugisha mwarakoze. Ariko mureke mbabwire, umuntu agahaguruka akitanga miliyoni 20 zo kubaka urusengero aturanye n'umukene utarayishyura mitiweli. Ugahaguruka, njyewe nzatanga ibeni z'amatafa, nukuri nimuyatange ku rusengero, iyo mirimo yanyu yose itorero rizabahagararaho mumere nk'igikwa. Igikwa kiragira umufunda kihagararaho akubaka igikwa. Mu gihe cyo kumurika inzu muzambwira igikwa kiba kirihe, baragisenya kikaba kure imirimo ya Kristo. Mu gihe cyo kumurikwa igikwa kizavaho, igikwa kizagenda. Mumbabarire simbagushe inshuti z'umusaraba, ariko mureke mbabwire, isezerano rishya habagamo imirimo y'abafarisayo bajyaga gusenga. Abafarisayo bisobanura iki? Isezerano rya kera habagamo abafarisayo biravuga ngo nabahunga ikibi. Bahunze ikibi cy'Abaroma, ariko barangije baragenda bakuretinga amategeko, ayari 10 barayadiriwa bayagira 613. Ariko abagabo banigerezaho 10 arabananiye bafata 613. Turajya kubwiriza ntukambarane n'umugabo, ntukagire hari amategeko idini rigenda rikereye akagenda kaba inzitizi ituma abantu ntimwambarane nabo, ariko muze niba icyaha umwuka azabafata bigisha. Hari ibintu tugenda dutinda mu mategeko
mategeko 613 harimo amategeko menshi, basigara batunga urutoki ngo mujye mukora biriya, kandi bo batabikora ari bo bahamagawe. Bigera n'igihe Abalewi bahekesha abandi isanduku y'Imana, bagiye kubahugura barababwira ngo isanduku y'Uwiteka iremererwe n'abatambyi, ari bo bayiheka, amategeko asigara. Turi gushakira gukiranuka mu bandi. Kuki mutakoze ibi? Ntabwo Imana yaduhamagariye kurya imbuto abandi beza, yaduhamagariye kwera imbuto abandi baturyaho. Rero mubonye urwaho ngo runaka yaraguye aramaze, wowe ubonye uwaguye umubonye urihe ko umuntu amenya umunyamubiri ari mu gihugu cy'abanyamubiri? Mu gihe udatangaza amakuru y'umwuka utuye hehe? Isezerano rya kera rirabaheranye, amagambo y'abafarisayo arabaheranye, bajya gusenga bavuga ngo twebwe turi abakiranutsi, ntitumeze nk'abakoresha b'ikoro bera b'Imana. Yesu ntabwo areba amagambo tuvuga, areba ibikorwa dukora. Umwe yaragiye aravuga uti Uwiteka we, umbabarire gukiranirwa kwanjye kwemera ibyaha. Nimusoma Yeremiya 3 yaravuze ngo icyo nshaka ni kimwe, nuko mwemera ibyaha byanyu ibyo mwayobereje ku mana z'abanyamahanga, ngo mwasenze ibigirwamana. Nimwemera ibyaha gusa muraba mwejejwe, icyo gusa. Isezerano rya kera ryaradukubise. Pawulo yandikira Abaheburayo, teoloji y'Abongereza ntiyemera ko ari Abaheburayo, ariko niwe wabandikiye. Abenshi impamvu bavuga ngo si Abaheburayo, baravuga ngo ni Barinaba wacyanditse, ngo ni Apolo, ngo n'abandi, kuko mushingira ko Luteri yavuze ngo bishobora kuba ari Barinaba kubera amagambo y'ubwenge yabahaye. Pawulo niwe wandikaga, ntiyivuge mu nyandiko. Nimusoma igice cya nyuma gisoza urwandiko rw'Abaheburayo, umurongo wa 23 yaravuze ngo imbohe Timoteyo uwo turi kumwe tubohanwe. Timoteyo ari umugaragu wa Pawulo, niwe wari warayobotse Imana ku bwa Pawulo. Icyo ni ikimenyetso cya mbere gituma musangamo ko mu Baheburayo ari Pawulo. Yarababwiye ngo ntimugahore mu bya mbere bya Kristo. Ibya mbere ni iyo migenzo, ni imihango, ni imiziririzo n'ibindi. Ni nacyo kimenyetso cy'idini, ni naryo tandukaniro ry'idini n'itorero. Idini rigira imigenzo, amahame, amategeko n'imihango. Hanyuma iyo idini ritakaje ibyo byose rigashingira ku kuri, rihinduka itorero. N'itorero ritakaje ukuri n'umwuka, rigashingira ku mahame n'imigenzo, rihinduka idini. Imana irashaka ko dusiga imigenzo tugafunguka. Nigeze nasuhuza umuntu nge nibereye mu idini ya Isilamu, n'uyu munsi ni idini nkunda. Sinjya ngira umugisha wo kujya kuvumba amasengesho yo mu musigiti, ariko narayakundaga. Niba ari ibintu nkunda intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni umugabo nemera wagize gutsinda ko mu mutima. Ni umugabo wategwaga n'abarozi buri gitondo. Hari umurozi wamuteze atega Muhammad, intumwa y'Imana aramutega, Muhammad gupfa biranga. Arangije akajya amutega umwanda amazirantoki, amabyi mu muryango. Muhammad igihe kimwe abyutse asanga uyu murozi ntiyamurozi. Arangije aravuga ati ko umurozi atayazanye ubu namahorora. Ajya kumureba asanga ararwaye, aramwuti ko wajya gundoga ukaba utandoze wabaye amahoro. Asanga ararwaye, aramwuti ikimenyetso cy'uko uri muzima nuko undoga, none ubwo utandoze ufite ikibazo, reka ngusengere ngo amwaturiraho umugisha w'Uwiteka. Uyu mugabo yagereranwa nande? Ntacyo ubifata uko, ariko ndamwemera. Icyo mbibabwiriye niki, nigeze nasuzuma ndamwe na salamu aleikum, kandi biravuga ngo amahoro y'Imana bane namwe. Undi arangije arambwira ngo urangushije. Nk'ubu nikundira kwambara ikanzu, nshuti bavandimwe, ndabikunda, ariko sinayambara ngo harabo nagusha. Gusa Pawulo yaravuze ngo niba kurya inyama bigusha abantu, ngo uzireke ku bwabo. Nabirekeye icyo, ariko atari igicumuro. Mbivugiye iki? Uzi ko hari abantu batahaga amako yo mu madini, baza murindi tukabatenga. Hari umuntu ujya gusenga ku isabato, agacira urubanza wasenze ku cyumweru, wo ku isabato ngo ku cyumweru basenze izuba, ngo ni Sunday umunsi w'izuba, ku wa gatandatu sati ko muyibagirwa, Saturne ko bayisengaga ku wa gatandatu. yo ko mwibagirwe ko kuwa gatandatu bayisenga, kuwa mbere Monday umunsi w'ukwezi abagusengaga bo mubashyiraye. Juste iyi minsi yose yagiraga ibitambo, ariko kuko idini ryadufashe ritwibagiza agakiza, turirirwa ngo si saso 66 ikimenyetso cya Satani. Reka mbabwire ngo nicyo, nongere mbabwire ngo sicyo, ngo Antikristo ngo ni papa. Reka mbabwire ngo yabawe cyangwa siwe. Umuntu wese urwanya agakiza ka Kristo na Antikristo. No kuvuga ngo ikimenyetso cy'umubare
umubare w'iyo nyamaswa ngo ni ibiki. Ndagira ngo mbabwire inshuti z'umusaraba, nimuhindukire, isezerano rishya rikubise ibyo byose byaturegaga. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana ryambwiye ngo iki, ryarambwiye ngo imigenzo, imihango yose yaturegaga, urwandiko rwaturegaga ngo Kristo yarucishije kumanika umubiri we ku musaraba Igorogota, awumanitse ngo ibyo byose biveho, turenga idini tujye mu itorero, turenga isi tubone ijuru, turenga umubiri tubone ubugingo. Icyo nicyo Kristo Yesu akoze. Imana ishimwe. Soza ngere hafi ngasenga. Matayo kujya kwigisha ubu butumwa bwiza, intego ya mbere y'ubutumwa bwiza bwa Matayo kwari ukugira ngo abwire abayuda ko Yesu ari we Mesiya. Niyo mpamvu ababwiye izina zitwa. Ahereye mu gice cya mbere muzasome, yavuze igisekuru cya Yesu, avuga ko akomoka mu rubyaro rwo kwa Dawidi, kugira ngo isezerano Imana yahereye Abisirayeli kwa Yesaya ibice 9:5 ngo umwana w'umuhungu yatuvuke, azitwa igitangaza, Imana ikomeye, data wa twese, umwami w'amahoro, ngo gutegeka ko bizagwira ku ntebe ya Dawidi. Imana ishimwe. Ngo n'ubwami bwe buzaba, inkoni ye izaba iy'icyubahiro n'iteka ryose. Ari kugira ngo asohoze ayo magambo. Kumwita mwene Yakobo nuko Imana yari yaravuze ko mu rubyaro rwo kwa Yakobo Imana izahakomereza ubutwari. Nshuti z'Imana, Imana ishimwe. Iri sezerano rishya ndarikunda. Matayo yari umukoresha w'ikoro, yabaga muri biro. Igihe cyo guhamagarwa kwe, Yesu yamunyurezeho aramubwira ngo nkurikira. Matayo aramukurikira. Akimara kumenya Kristo, yakoresheje igiterane, avuga abanyamahirwe. Mu gice cya 5 Matayo, iki gice cya 5 cya Matayo ni amagambo yavugiye mu giterane yari yateranyije, ababwira abanyamahirwe. Aravuga ngo hahirwa ab'imitima iboneye, hahirwa barenganyirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abakiranura, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Imana ishimwe. Nshuti z'umusaraba, Matayo birasobanura ngo ni impano y'Imana. Agihamagarwa na Yesu yitwaga Lewi, bisobanuye gufatanwa. Ariko akimara kwizera Yesu, Yesu aramubwira ngo hawe impano y'Imana, ariko gakiza nawe uzitwe Matayo, yitwa impano y'Imana. Ajya kwigisha kuko Bibiliya yari itarafatanwa. Matayo yasomye igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ni nawe wagitwaye muri Etiyopi, kuko Matayo yahereye muri Egiputa abwiriza ubutumwa bwiza, ahamara imyaka 3 ababwira inkuru y'agakiza. Arababwira ngo umwe wari warahungishirijwe na se iwanyu, kuko Yesu bamuhaye ubuhungiro muri Egiputa. Muribuka ko Yosefu yahungiye muri Egiputa we na Mariya. Aravuga ngo wa wundi burya yari umucunguzi, yarapfuye arazuka, yaragiye azagaruka. Ababwira inkuru y'agakiza, ahamaze imyaka 3 aragenda ajya mu gihugu cya Etiyopi. Niho yasize igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Abajya mumenya umugabo Filipo yabatije inkone yo muri Etiyopi, inkone yabatijwe, yari yarasomye igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, n'amagambo yari ari kuvuga icyo Filipo yamukoreye. Si uko yamubwira, yamusobanuriye uwavugwaga uwo ari we, ko ari Kristo Yesu. Nuko Matayo yari yaragisize muri Etiyopiya. Matayo ajya gupfa, yaguye n'ubundi bamuteye amabuye, ariko apfa hamya iby'ubutumwa bwiza. Nkunda uburyo yabwirije avuga ngo Yesu ni mwene Dawidi, kandi uwo nguwo ni umwana avutse kubw'igitangaza. Avuga ibice 7 bya Yesaya. Uyu murongo wa 14 twasomye, ko umwara azasama inda akabyara umwana w'umuhungu. Avuga intego izabazanye Yesu, ko azakiza abantu be ibyaha byabo. Kimwe mu bintu biranga abantu ba Kristo nuko bakize ibiguma by'ibyaha, bakize urupfu rwa kabiri, bafite ubuzima bw'ubugingo, kandi bafite n'isezerano ryaho bajya. Bakize urupfu rwa kabiri, bazabona umuzuko wabera. Abapfuye bazazuka, bazukira umunezero, n'abariho bazumva impanda y'Uwiteka. Icyo ni isezerano rishya ryadukoreye. Isezerano rishya nababwiye ngo umupaka waryo n'umusaraba. Isezerano rya kera rirangirira ku musaraba, kuko Mose abonekera Yesu ku musozi Elayono, yaraje mu izina ry'amategeko, kuvuga ngo amategeko yose asohora kuri Kristo. Pawulo yabibwiye Abagalatiya, arababwira ngo ibyo amategeko yari umushera utugeza kuri Yesu. Umuhanuzi Eliya, ndafashijwe Mana, yarahagarariye igice cy'ubuhanuzi, avuga ngo ibyo abahanuzi bavuze byose bisohora kuri Kristo Yesu. N'uyu munsi ihumure mufite riraturuka mu rukundo rw'umwami wacu Yesu Kristo.
uyu munsi agakiza dufite karaturuka muri Yesu. Ibyo abahanuzi bose bavuze byasohoraga kuri Kristo Yesu. Uyu munsi niyo wahanura, niyo wakerekwa, turareba ibiri muri Kristo Yesu, byose bisohora muri Kristo Yesu. Amategeko yarangiriye ku musaraba, kuko igihano cy'amategeko cyaratwicaga. Amategeko yari yaratugize urupfu, isezerano rya kera ryaratugize urupfu, isezerano rya kera ritaduha gakondo, isezerano rya kera ritatwemerera kwinjira, ariko mu rubavu rwa Kristo twabonyemo inzira, twarinjiye. Abari barushye yaraduhamagaye, abari kure bahejwe yavuze ngo abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Niyo umutwaro woroheye, amategeko 613 ababiri: kundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Gukunda biroroha iyo ugeze muri Kristo, akubera urukundo akagaruka kugukundira abandi, kuko urukundo rwa Kristo rurihangana, rubabarira byose, ntirwirarira. Imana ishimwe, ntirwihimbaza, kandi nirukorera kugira ngo rushimwe, urukorera kugira ngo rukore kuko ari urukundo. Hari igihe mvuga Imana nkumva mbuze umwuka, nkumva navuze induru ngataka. Mbega sezerano ryera, mbega isezerano rishya, sezerano rishya niwe Kristo. Gitangaza cya mbere yagikoreye mu bukwe bw'Ikana ya Galilaya, ahindura amazi divayi. Narabibabwiye abakunda gukurikirana Umukanguzi TV, Imana ibahe umugisha. Haba wayini 3, isharira n'akamenyero. Isharira yari imenyereye amategeko y'abafarisayo, ibyo bisharira byari byiza bakibitangira, ariko barabidirira biragenda bimara iminsi birasharira. Isembuye yari ishushanyije ikizira, yari wini idakora mu muhango wera. Niyo mpamvu yavuze ngo muzirinde umusemburo, ngo kuko agasemburo gake ngo gasembura irobe ryose. Mwirinde uwo musemburo. Vino nshyashya yashushanyaga amaraso ya Kristo. Imana ishimwe. Iyo nshyashya niyo natwe twanyweyeho, yasobanuraga amaraso ya Kristo. Niyo mpamvu igikombe Yesu yarakitunywereye, natwe tunywa ku maraso ya Kristo. Yarabivuze mu gice cya 6 Yohana, aravuga ngo unywa ku maraso yanjye, Imana ishimwe, urya ku mubiri wanjye, niwe utazagira inzara ukundi, niwe utazagira inyota ukundi. Kwakira urupfu rwa Kristo ku musaraba ni ukunywa ku maraso ye. Kwakira urupfu rwa Kristo ni ukwakira urupfu rwa Kristo. Pawulo yabibwiye Abaroma, yaravuga ngo abapfanye na Kristo mu rupfu rwe twahawe kubatirizwa mu mubatizo we, ari rwo rupfu, kandi twahawe no kuzuranwa nawe. Imana ishimwe, twinjiriye mu rubavu rwa Kristo. Abatari ubwoko twarabyawe, tumaze kuvuka, azutse aratuzamura. Pawulo yabwiye Abakolosayi ngo ubu turabere n'abaziranenge, twicaye iburyo bw'Imana tutagawa. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Isezerano rya kera ryaraduhezaga, ariko ryari ritubikiye uruhisho ruvuga ngo namwe muzaza. Ryari ritubikiye uruhisho ruvuga ngo namwe muzaza. Nasomye igitabo cy'Abaheburayo 11 murongo wa 44 niba atari 34, je pense icyo gice cya 11 riravuga ngo bapfuye bakizeye, bagifite ibyiringiro, bategereje umukiza, ngo ariko Imana ntiyabemereye kumubona ngo kugeza igihe natwe tuzazira. Yarabatunganyije avuga ngo gutaha abaziranenge, ariko nimube muretse n'abandi bazazire muri we, ngo bapfe bakimwiringira. Yesaya muhanura yaravuze ngo ndimo ndamureba nubwo atari ubu, ariko ndamwitegereza. Yaramurebaga akamubona nk'uri hafi, atakashaka kumusanga ahari, ariko Yesu ategereza ko natwe tuzabura urubyaro tuboneka muri Kristo Yesu. Imana ishimwe ko Imana yaturindiriye, yaradutegereje kugira ngo natwe Imana izavuza impanda twaravutse, izavuza impanda turi urubyaro muri Kristo Yesu. Kuvuka mvuga si iby'umubiri, ndavuga kuvuka byo kwizera, tukemera Kristo Yesu. Ariko umusaraba nari nababwiye ngo ntitwari ubwoko, aduhindura ubwoko, turabarirwa muri Kristo Yesu. Bavandimwe inshuti z'umusaraba, mujya muvuga ngo Aburahamu sogokuru w'abizera, ntiyari sogokuru wacu, yari sogokuru w'abizera 12 bo mu muryango wa Yakobo. Ariko tumaze kuvukira mu rubavu rwa Kristo,
Kristo twinjira mu isezerano rya kera tugaruka turi abashya mu isezerano rishya, tubarirwa muri Kristo Yesu, natwe ubu turi urubyaro. Imana ishimwe. Pawulo yarabivuze ngo mwari kure ariko mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo Yesu. Icyo nari mbabwiye, igitangaza cya mbere niyo vino, niyo wayini, niyo divayi yakoze mu bukwe bw'Ikana. Ikimenyetso cya nyuma yakoze agenda, yasangiye n'abigishwa. Vino arababwira ngo ni isezerano rishya. Ndashoje. Mata yamwigishe yagize ngo bamenye ko ari we Mesiya. Korani irabivuze, Surat Al-Imran aya ya 45. Yewe Mariya we, isi yose izakubaha n'ijuru rizaguha icyubahiro, ngo kuko uhawe ijambo rivuye ku Mana, ngo uzabyara umwana w'umuhungu uzamwite Isa, ngo kuko azaba Masihi. Masihi ni Mesiya. Mesiya biravuze ngo ni uwasizwe. Nkunda kubibabwira, Yesu ntiyasigiwe mu isi kuko yasigirwa mu isi byari ngombwa ko hasanga umwami uzamwimika, ariko kuko yagombaga kwima ingoma yo mu isi n'ijuru n'ikuzimu bakemera ubutware bwe, yimiye mu ijuru aza ari umwami uganje. Niyo mpamvu yategetse ari umwami. Ni nayo mpamvu atatanze ingoma zo mu isi, ahubwo yatanze ubwami bukomereza mu rurembo rwo mu ijuru. Niyo mpamvu yavuze ngo aho ngiye niho muzaba, aho yimiye ingoma niho tuzabera abami n'abatambyi mu rugo rwa data. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Mata yaravuze ngo dore umwari azasama inda. Nibyo Yesaya yahanuye, aravuga ngo kugira ngo mubirebe mutangare, mutavuga ngo mwari musanzwe mubizi, biremwe nonaha. Kuremwa nonaha n'umukobwa wari ugiye gusama inda ataryamanye n'umugabo. Yosefu ngo amenye ko Mariya atwite, yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Ndashoje. Yosefu yabaye intwari, nabifuriza kuba intwari. Yabonye icyuho kuri Mariya ntiyamusebya, aravuga ngo wari waragerageje, warakiranutse. Mariya we, ntabwo nagusebya, wari waragerageje, ariko mwebwe murabibona mukirukanka mujya gusebya. Nicyo kibanezeza kubona umuntu ngo yaguye. Nta gitangaza ko umuntu uhagaze yagwa, igitangaza ni uko waguye yabyutse. Ubundi se n'indugwa, hari umuntu ugwa yararyamye, hagwa abahagaze. Yemwe bera b'Imana, iyo umwana aguye umubyeyi arababara, ariko iyo umubyeyi aguye umwana araseka. Ubu mwishimira kugwa kwa bene so, mwishimira amakuba yabaye kuri bene so. Yemwe nimuhoreho, ahubwo murambura ikiganza tubyutse ababera, nshuti z'umusaraba. Bera b'Imana, nimufata akaboko abo boroheje kugira ngo dufatikanye nabo, uru rugendo ruragoye. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ishimwe kubw'umuhamagaro wayo. Nimugire ishyaka, muririre abera, mubaririre. Muririmbyi yaravuze ngo mu bikombe n'imisozi niho duca tujya ibwami. Aravuga ngo nshuti namwe nimuze tujyane, umukiza nawe azabaha amakamba. Wari utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ngo ino tujyane. Izera Kristo, izera Yesu. Mwitangiriro Yesu niwe giti cy'ubugingo. Agaruka mu byahishuwe 2:17. Bibiliya iravuga ngo nesha nzamuha kurya ku giti cy'ubugingo kiri muri yangobyi ya Edeni. Edeni birasobanuye ngo ni ikiruhuko. Ubwo buruhukiro bugaragara mu gitabo cy'Abaheburayo. Bibiliya iravuga ngo iyo Yesu baruhura ntihajyaga kuba hakenewe undi munsi wo kuruhuka, ariyo sabato yanyuma izabera mu ijuru twambuye umubiri udapfa. Muri 49 yaravuze ngo ubwo nzaba nambuye uyu mubiri udapfa nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga nambaye umubiri udapfa. Yobu yaravuze ngo nzareba Imana nambaye undi mubiri. Iyo ni isabato yo kuruhuka umubiri ubora. Igitabo cyo Kuva, Yesu yari inkingi y'umuriro n'igicu, niyo wabaye rwa rutare Mose yakubise. Igitabo cyo Kuva, Imana ishimwe, yabaye amategeko arayahabwa kugira ngo yereke abantu ko badashoboye gukiranuka. Igitabo cyo Kuva, Yesu niwe wagaragaye ari ya nzoka yamanitswe mu butayu, araza agera mu gitabo cyo kubara. Yemwe bera b'Imana, muzasome kubara. Umugabo witwa Baramu na Baraki. Baraka ahamagara Baramu ngo mvumira. Arebye abona intare ibunze, ngo intare y'ingabo ibunze, ngo n'intare y'ingore ivumbuka nk'igiye gushaka umuhigo. Iyi ntare y'ingore irashushanya Kristo. Intare y'ingore niyihiga, byari bisobanuye ko atarabona umuhigo. Intare y'ingore ibunze y'ingabo byari bisobanuye ngo yamaze kuronka umuhigo. Uyu munsi aratuje. Mu gitabo cya Rusi, Bibiliya irabivuga ngo naryama, ni ishusho ya ntare aryamye Yesu amaze kubona umuhigo, ngo ari bw'umwimenyetsaho. Kwa Joshua yaramuvuze,
Joshua amaze kwima yashinze ibuye aryita izina, aravuga ngo rizaba urwibutso. Kristo niwe rwibutso. Amaze kwambuka Yorodani yarunze ikirundo cy'amabuye. Ntabwo nabitindaho. Kwa Joshua niwe gitambo cyarazwa Abalewi. Kwa Joshua niwe nkota Joshua yarwanaga, kuko Joshua yabitse inkoni ya Aroni, afata n'isanduku aravuga ngo mujye muyigendana ariko sinzakoresha inkoni. Joshua arangije afata inkota. Inkota isobanura ijambo, kandi ijambo ni Kristo. niwe uhinguranya, niwe ukeba. Twavuga iki tukareka iki? Ntaho twatinda. Yeremiya yaramuhanuye aravuga ngo mu gihe cye Yuda azakizwa, zitwa Shami, bisobanuye Uwiteka gukiranuka kwacu. Yesaya yamwise amazina menshi. Ezekiyeli yaramuvuze areba imbere y'Imana, areba ibizima bine, areba icyo aravuga ngo bazongera babeho. Ubwo buzima yahanuye buzaza mu magufwa yari yumye ni Kristo Yesu. Ibyo byose biraza bikagaruka mu isezerano rishya. Yesu uwo mugisha yawutanganye natwe. Niyo mpamvu ubukwe bw'Ikana babanje iziryoshye, bagiye guheruka izisharira, araza baha vino nshyashya, nuko yari yinjiranye natwe. Ubu iburyo bw'Imana turahicaye dusengana Imana. Azitwa Emmanuel. Niryo jambo nababwiye, ni Emmanuel. Urwaye Yesu ni Emmanuel. Abantu bakuretse Yesu ni Emmanuel, ni Imana iri kumwe natwe. Nkunda ijambo Abisirayeli bakundaga kuvuga ngo Imana ni data wa twese. Nayo yarabivuze ngo nzaba iso, muzaba abahungu banjye, nanjye nzaba Imana yanyu. Imana ni data wa twese. Imana ni Emmanuel. Aho wari uri turavuze ngo ni Emmanuel. Aho wari uryamye turavuze ngo ni Emmanuel. Reka dusenge. Mana y'ukuri n'urukundo, nta kindi cyatumye umwana w'umuntu yerekanwa mu isi no kugira ngo amareho ibicumuro, kugira ngo akureho ibyaha. Tubabarire ibyaha bikureho. Uneshereza abari baguye babyutse. Bene data baririmbaga bakagwa, turabahamagaye. Ijambo ryawe rirambwira ngo uzabahamagaze ikivugirizo. Turabahamagaye Mwami, turabahamagaye Data, kugira ngo barengere, ineza yawe bagereho, mu izina rya Kristo Yesu. Dusengeye buri muntu wese ushikamye wubatse ku rutare, kugira ngo inkingi y'agakiza ikomeze kubihamya muri we, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.